Papa Sava ni umuregent, ni umukozi kandi ni umuntu udacika intege cyane ko Esperance we urabizi twakinanye amamuvi menshi ariko ntabwo nagombaga kuhabura. Yego, nagombaga kuhabura. Esperance meze gute? Meze neza. Nawe mubonye hano muri event ya Papa Sava yo kwizihiza imyaka 30 amaze, ndetse akaba arimo aranaronshinga filime yiwe, ndetse nawe ukaba uri umwe mu bantu bafata nk'aba legend, abantu benshi cyane. Wowe urateganya kuronshinga filime yawe ryari? Njyewe ni mu minsi nanjye iri imbere. Nanjye maze imyaka ngiye 35. Imyaka 35? Yego. Ariko Papa Sava tubaranye imyaka 10 kuko twakinanaga muri Seburikoko. Yego. Nukuvuga ngo wowe watangiye filime mbere ya Papa Sava? Natangiye filime ngiye mbere kuko nakinaga amateatre kuri tele muri Centre Culturel Franco-Rwanda. Yego. Uyu munsi kuba arimo aramurika filime irangira, ni igikorwa usobanura gute cyangwa se bihaye izihe mbaraga abakinnyi ba filime? Ni igikorwa cyiza cyane kuko urumva abari kuza cyangwa wenda abana barimo baraza muri uyu mwuga ni nka motivation kubera ko babona yuko hariho abantu bari kuva kandi n'ahantu barimo baragana. Urumva yarari muri comedy ariko turi kureba filime nziza cyane yakoze. No kuvuga ngo ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyiza cyane, no kuva ku rwego ujyana ku rundi, utava ku rwego usubira inyuma. Yego. Amaji ntabwo twakunze kubona ushyira imbaraga cyane muri karere za sinema cyangwa jewe ndabikunda. Esperance warabizi iyo twahuye kuri tele nkina nirekuye n'abaye njyewe. So rero bivuze iki, ntago nkunda gushyiramo imbaraga nyinshi, ariko nahuye na boss wacu hariya yambwiye ko tugiye kongera gukora. Ariko iyo haje ibiceri ubwo oji ugomba gukora. Urumva wowe n'imyaka 35 muri karere ya sinema, wowe amazimo imyaka 30. Twitege se nawe event nyingi ngari yo kwizihiza imyaka? Birahari mu minsi iri imbere ndi kubitegura, ariko ntago ndabishyira official. Haracyari bimwe ndi kugenda ntegura kubera ko ndi gutegura no kwerekana ibikombe. Muri comment bansabira akazi. Niko bimeze kabisa. Niko bimeze cyane. Nandi kuvuga ngo nizihiza n'igihe mbese ibikombe nagiye mbona atari no mu Rwanda hano gusa, n'ibikombe biri mu mahanga. Yego, ndashaka kugira ngo nzabitegure nabo bose cyane cyane nk'ibikombe hafi nka 6 niteze. Yego, cyangwa nabitse n'ubundi bongeye kompa muri iyi minsi. Ndashaka kugira ngo byose mbese nzabyereke abana bakiza yuko iyo wakoze neza hari ibihembo, iyo wakoze neza hari motivation ugira, iyo wakoze neza harimo iterambere ryawe. Yego, ukomeje ku bikombe minsi ishize wari muri Mashariki, abantu benshi barakwiteze ko utwara imodoka ariko byari kubera ko turi muri competition ni competition muri kurushanwa. Iyo hari umuntu ugiye imbere arakurusha, ni nkuko umupira bawukina, ariko mu kanya gato watsinze mu wundi mwanya ukabona ku munota wa nyuma waragutsinze. Nanjye bansinze ku minota 20. Ndabyihangana nyine ndavuga okay. Noneho ikintu ngewe nashimira nigena Gracian cyangwa se Seburikoko cyangwa Papa Sava, nuko yibutse gutumira abantu bose bakinanye muri movie. So rero nanjye ntago nagombaga kuburamo. Nahuye na mama wanjye hano n'abandi bakinnyi bose, nagiye nyine mbona ko abantu bose yabitayeho, kuko nta muntu waje hano yidumbukije. Tujya tuvugisha ukuri, yatumiye. Ariko Amaji nabonye wahise ukuri Esperance ati wino tugende dufata agafoto. Bisobanuye iki? Esperance avuze iki kuri wowe? Esperance ni umuntu nubaha, ni umuntu twakoranye, kandi Esperance ni umuntu njya ngisha inama mu bintu byanjye. So rero nimba umuntu ari mukuru mwubahe. Wakoze filime, wigeze kwinjira muri filime, ukora filime bita Ngunda, ugeraho urayihagarika n'ibiki, ndetse sinzi nimba na cana wakoraga warageze aho nayo ukayireka. Urateganya kongera gukora filime yawe? Okay,
ntago nabeshya ariko ngomba kuzakina filime biri mu maraso yanjye kandi nabonye noneho ikintu nabonye nakunze Seburikoko ntago ajya atakaza abakinnyi yakinanye nabo. Nabonye Esther muri iyi filime nshyashya, so rero nta kintu gikuyeho ko natwe tutazongera gukinamo. Iriya filime nubwo irangira ariko uzaza ukine muri Seburikoko kuko zirahari. Yego, navuganye na boss wacu Neri, ngomba kuba ndimo Rukara, murabizi. Ikintu cyatera gukuyemo ni iki? Ni ukudahura na boss. Muri ibikorwa byose batwaye igihe cyagize umutima. Byose ni byiza kuko biba byatewe n'icyo nakoze. Ndabikunze byose kandi narabyishimiye. N'ubundi ubungubu no muri Mashika niba narabuze People Choice ariko nabonye Best Actress of the Year. Yego. Reka dusoze buri wese atanga message kuri Papa Sava. Papa Sava, thank you very much kuba uradutekereje, ntago wibagirwa vuba kandi event wakoze ni nini kandi none twabonye ko ifite izi kamera n'izingara Nyinshi cyane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ntago 16 nuwango kugira ngo tube duhagaze hano izo kamera zidutunze kweho mikoro zo ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nukubera we Papa Sava, so tugomba kumwubaha ni umurigent none yatwiretse n'igihangano gishyashya. Yes. Nge ndavuga ngo ibintu byose birashoboka kandi nkavuga ngo abanyarwanda nidukunda ibyacu. Abana, abagabo, abagore, mbese uwo ari we wese wumva afite impano naze agira ahantu yayerekanira, agira inyigisho yatanga, bigenda bifasha abantu benshi cyane. Nicyo rero navuga ngo nimukomeze mukunda ibihangano byacu kandi namwe b'abanyamakuru nimukomeze mudupromoting. Ntago twaho tudafite ibi bintu bigenda ngo bigere hanze, sibyo? Nicyo rero nabasaba, murakoze ko buri munsi muri abafatanyabikorwa. Murakoze cyane, merci beaucoup. Mudahari ntago byagera kubo tubigenera. Murakoze cyane. Iyo wishyuye bivuze yuko Zacu TV cyangwa abakinnyi ba filime ari ikintu bagomba kugira gutera, bagomba kuvanamo. Ntabwo wamara imyaka ingahe ukora kuri talent yawe, impano yawe ngo nirangiza ipfubusa nk'uko byahoze kera. Ubu ngubu ntabwo ariko bikimeze. Ni muri urwo rwego rero Canal Plus yabijemo ihitamo gukorana na Zacu TV kugira ngo iteze imbere abahanzi nyarwanda cyane cyane aba filime. Ejo bundi twagiye no mu rwego rwa comedy, sinzi niba mwamenye ko Gens Comedy iba kuwa 4